Ushobora kuba warabyibajijeho nawe inshuro nyinshi ukibaza ute se abategetsi benshi batandukanye kubera iki ubundi bakunda kwambara amakositimu? Kenshi na kenshi iyo bagiye guhura usanga rwose barimbye, batebeje, bameze neza, amakaruvati hirya no hino, ubona ibintu byashyushye. Gusa mu bantu bakomeje kujya bareba amakuru hirya no hino siko babonye uwo mugabo. Ni umugabo umenyekanye ahanini cyane mu mwaka wa 2022 ubwo intambara y'Uburusiya na Ukraine yabyukaga cyangwa se yazuraga umutwe, igihe byari bikomeye cyane Uburusiya burimo burasa ibibombe bikomeye cyane kuri iki gihugu cya Ukraine. Perezida Volodymyr Zelensky w'iki gihugu nibwo yatangiye kugenda avugwa mu bitangazamakuru hirya no hino, benshi bagenda bamumenya. Akenshi na kenshi abantu bakunze kumubona, ariko mu by'ukuri ntabwo bigeze bamubona na costume cyangwa se umwambaro usanzwe uzwi cyane ku bategetsi. Kenshi na kenshi iyo bagiye guhura, dore ko aribo bakunda kuba bambaye. Volodymyr Zelensky yagaragajweho imyitwarire myinshi igiye itandukanye, ariko nanone byinshi mu bantu bakunda kwibaza bati ubundi kubera iki umugabo adakunda kwambara costume nk'abandi bategetsi kugira ngo arimbe? Volodymyr Zelensky mu birori bigiye bitandukanye cyangwa se niyo agiye guhura n'abandi bategetsi bagenzi be, ntabwo uzigera umubona yambaye costume nk'abandi. Ibi ngibi biterwa n'iki? Byaje bite? Ubundi se ni ukubera iki? Nguhaye ikaze aha wageze kuri Geida TV Rwanda. Niba utarakora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro nk'ibi by'interamatsiko, ndetse aho uza kuva ahangaha usobanukiwe buri kamwe ku kandi. Nguhaye ikaze. Volodymyr Zelensky ni umutegetsi utegeka igihugu cyangwa se n'umuperezida uyobora igihugu cya Ukraine muri iki gihe. Nk'uko nari nabigarutseho haruguru rero, uyu ni umutegetsi wamenyekanye mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye bya politiki, aho yagiye ahura n'ibihugu bigiye bitandukanye birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bagiranaga byo gufasha iki gihugu igihe cyari kigoswe cyangwa se gikobwe n'intambara cyahanganagamo n'igihugu cy'Uburusiya. Uyu mugabo rero nibwo byatangiye kugenda amenyekana ndetse anavugwa kenshi na kenshi mu bitangazamakuru. Benshi bagakunda kureba imbwirwaruhame umugabo yagiye atanga hirya no hino, banibaza se umugabo wundi abaye hate, bimeze bite? Igitangaje, abantu benshi bakunze kubona uyu mugabo bagiye bamubona rwose yiyambariye ama-t-shirt cyangwa se udupira tw'amaboko magufi, yanarimbaye bagashyiramo umupira w'amaboko maremare, ariko si kenshi cyangwa se na gake yewe abantu bigeze bamubona yambaye costume nk'ibisanzwe. Abantu rero dore ko tugira amatsiko menshi, twatangiye kujya twibaza ubundi kubera iki uyu mugabo akunda hanini kujya yambara ama-t-shirt cyangwa se imipira gusa, ariko atajyamba costume kugira ngo agaragare nk'abandi bategetsi. Ibyo nabyo byatumye ndetse binatera umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cya Echo News ajya kubaza uyu mugabo byinshi muri ibyo ngibyo, amubaza impamvu rwose yaba yambara gutyo. Batundi Volodymyr Zelensky ubiterwa n'iki? Biragoye cyane muri iki gihe kubona uyu mugabo aho wasacinga cyangwa se washakisha amashusho yariyo yose kumubona rwose yambaye costume. Yewe byanagaragara gake cyane, kuko ni ibintu byagiye byibazwaho na benshi, yewe n'abategetsi bagiye batandukanye bagakunda kunenga umugabo bavuga bati ubundi si uyu mugabo yambara ate? Uzarebe no mu myambarire ye nta cyubahiro, nta kinyabupfura kiba kirimo. Ariko abandi batinya habona ikinyabupfura se ubundi bakirebera mu myambarire y'abantu. Abandi bati rwose vuga uvuye aho, ikinyabupfura cy'abantu bakirebera mu myambarire. Ko witwara nyine ni nako ugaragara, ni nako icyubahiro baguha kiza kuba kigaragara. Benshi bagakunda kubyibaza gutyo. Umunyamakuru ukorera ikinyamakuru cya Echo News bamwita Brian Greene yagize ikibazo nk'iki ngiki. Abantu benshi nanone ariko bari bamaranye igihe bashaka kuzabaza umutegetsi bakabura aho bamuhera, dore ko nanone gutinyuka ibijyanye n'abategetsi bitaba byoroshye, kabone n'ubwo waba uri rubanda rugufi cyangwa se uri umutegetsi nka mugenzi we, nanone byafatwa nk'aho ari ukubahuka. Uyu munyamakuru rero w'iki kinyamakuru Echo News, Brian yabajije uyu muperezida wa Ukraine ati ubundi se kubera icyo ukunda kwambara gutya, udakunda kwambara amakositime nk'abandi bagabo cyangwa se abandi bategetsi kugira ngo urimbe? Ubundi se ufite costume mu rugo iwawe? Reka tugende n'uburyo Volodymyr Zelensky yasubije umunyamakuru kazi. Iki kibazo ubundi kijya kuza cyatangiriye ejo bundi, aho Volodymyr Zelensky yari yerekeje muri Leta, yari agiye guhura na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihe.
bari bagiye kuganira ku bibazo bitandukanye by'umwihariko biza kugaruka ku mutekano w'igihugu cya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Byari ikiganiro kitezweho kuza guhosha impaka ndetse n'amakimbirane yari amaze imyaka isaga 4 yose iri hagati ya Ukraine ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Volodymyr Zelensky akigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umujyi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Washington DC, yurutse indege yasanganiwe na mugenzi we wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akimubona wabonye rwose abifashe nka hari ibintu bisanzwe cyane, yewe abenshi bazi kwanariza cyangwa se bazi gusesengura ibijyanye n'amasura bagaragaje ko n'ubundi uyu muperezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagize agasuzuguro kenshi cyane, asuzugura uyu muperezida wa Ukraine ngamuhereza ukuboko ubona atabishaka, yewe nta n'ubwuzu igishyika icyo ari cyo cyose cyo gusanganira umushyitsi nyine, kuko yari amusanze nk'abandi bashyitsi cyangwa se nk'abandi bategetsi cyangwa se nanone nka mugenzi we w'umutegetsi. Abantu benshi rero bibajije kuri iyo nsuhuzanyo ndetse banagaragaza ko Donald Trump yari yasuzuguye Volodymyr Zelensky cyane. Bati n'ubundi Volodymyr Zelensky yarasuzuguye rwose. Abenshi n'ubundi base babihuza no kuba yaratsinzwe iyi ntambara yahanganagamo n'igihugu cy'Uburusiya. Bati wenda nicyo gitumye amusuzugura. Ariko nanone ijambo rya mbere Donald Trump yabwiye uyu mugabo yaramubwiye ati you are all dressed up today, cyangwa se ni nko kuvuga ati rwose ndabona uno munsi wambaye wikwije. Ibintu rero byakomeje kugenda bivugwa hirya no hino, baravuga bati n'ubundi Donald Trump yari arimo anyeguye umugabo ndetse amubwira ko atazi no kwambara habe naba. Bati ubundi si umugabo ameze ati yambara ate? Abantu benshi rero bati Donald Trump yanenze uyu mugabo mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma mu bibazo byinshi bitandukanye umugabo yahatwaga nyine na Donald Trump ndetse na Vice President we mu nteko cyangwa se mu ngoro ya White House. Uyu mugabo yakundaga hanini kwisobanura, yabaye nyine nk'uwaterewe hagati, ava ku bibazo bya Donald Trump ajya ku bibazo bya Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyine bari bahanganiye muri iyo salo. Ibintu rero byakomeje kuba agatereranzamba, hanyuma uyu mugabo amera nyine nk'umuntu wafatiwe mu menyo ya rubamba. Hanyuma rero basohotse bageze hanze, ibiganiro byarakomeje, hanyuma bakomeza bajya kuganira n'abanyamakuru batandukanye. Ari naho uyu munyamakuru ukorera ikitangazamakuru cya Echo News Brian Greene yagize ibibazo yibariza umuperezida by'umwihariko mu bijyanye no kwambara ndetse n'imyambarire ya buri munsi. Si ubundi ugira costume waba uyigeraho se uyambara ryari ko tudakunda kukubona? Volodymyr Zelensky ati nyumva neza wa munyamakuru kazi, reka ngusobanurire nkuviri muzi n'umuzingo igituma nambara costume ubu ngubu muri iki gihe. Ati se wigeze no kuyambara se? Ati nigeze no kuyambara ariko ubu ngubu sinyambara, niyo mpamvu nyine ngiye kubigusobanura, yewe geza aho ngaho reka nze mbigusobanura neza uko byagenze. Mu magambo y'uyu mutegetsi ati ndabizi abantu benshi bakunda kubyibazaho akenshi na kenshi ku mbuga nkoranyambaga bagakunda no kubimbaza. Ati ubundi nyakubahwa perezida kubera iki tudakunda kubona wambaye costume nk'abandi kugira ngo rwose tugaragaze neza? Uzi ko uzajya ugenda urusha no kudusebya nanjye ni nzajya mbasebya ntabwo mba nambaye se nambaye neza, hari igice cyanjye cy'umubiri se nanone kiba kiri hanze. Ndabizi abanyamakuru namwe mukunda kugira ibibazo byinshi by'amatsiko hanini n'ibindi bitari byangombwa, ariko nyine nanone kukimbajije reka nyigusubize nta kundi. Ati n'ubundi mu mwaka wa 2022 nageragezaga kwambara amakositime kuko nari ndi mu mahoro. Ubundi umuntu yambara costume igihe ari mu mahoro anezerewe, arimo kumva ibintu byose birimo kugenda neza mu buzima. Ati musacinge cyangwa se mugerageze kureba bimwe mu myambaro nambaraga kera cyane, yari imyambaro nyine ubundi yiganjemo ya costume nk'umutegetsi. Ariko nanone kuvaho intambara iduhuza twe n'igihugu cy'Uburusiya yatangiriye nyine mu mwaka wa 2022, ibintu byaje kuba bikomera biba bibi. Ndavuga ni nta mpamvu yo gukomeza no kwambara umwambaro ugaragaza ko ndi mu mahoro cyangwa se nishimye. Ahubwo ubu ngubu ikintu ngiye gukora ngiye kujya niyambara ama t-shirt n'indi myenda igiye itandukanye, ariko mu bijyanye no kongera kwambara imirimbo n'indi myenda rwose igaragaza ko ndi mu mahoro ntekanye, iyo rwose ntabwo nzongera kuyambara. Umunyamakuru ati ubundi se nyakubahwa perezida azongera kujya wambara costume ryari ko dugukumbuye ndetse dukumbuye no kukubona wambaye costume? Abantu rwose baguheruka kera n'ubundi yambaye.
Perezida Vladimir Zelensky atari kusa ubundi ibyo ngibyo bitwaye kuba ntambara kositimu, ariko n'ubundi ni vuba ahangaha aho intambara iduhuza n'igihugu cy'Uburusiya izarangirira, nanjye rwose nzongera gukubitamo agakositime mujye mumbona. Hanyuma rero amagambo ava aho ngaho, ubundi si imyambaro n'ibijyanye na politiki byo byabihurira hehe? Ndababaza, nzajya ntambara uko nshaka, n'ubundi abavuga amagambo bayavuge. Ngaya amagambo y'umutegetsi n'undi Vladimir Zelensky yasubije umunyamakuru kaza wakomezaga kumubaza ibibazo byinshi bitandukanye n'ibyo ngibyo, uretse ko natwe abanyarwanda cyangwa se aho turi hirya no hino ku isi twakundaga kwibaza kubera iki ubundi uyu mugabo akunda no kuba yambaye gutya muri ubu buzima busanzwe, abiterwa n'iki, kubera iki? Mu magambo ye hirya no hino yagiye atubwira ndetse anadusobanura, nyine twabashije kumva igituma yambara ama-t-shirt cyangwa se yambara indi myambaro idasanzwe igihe agiye no guhura n'abategetsi, yewe no mu rugo iwabo nuko nguko aba yiyambariye. Kuba atari mu mahoro ntabwo nyine bituma rwose atambara costume. Kaya ngoko iyo wabategura ibi byose nkabibagezaho, rero nitwa Tuyisenge Chrétien, wongere kubonana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Nizere ko subscribe wayikoze. Amahoro y'Imana abane nawe, ndagushimiye.